ibipimo biwupima ni ubundi bareba milimetre za mercure, bakareba n'uburemere bwa column, ariko niyo column ni ya mercure n'ubundi. Ibyo byose biba ari ibijyanye n'uburyo amaraso atemberamo. Niyo mpamvu nk'uko uburebure bupimwa na metero, umuvuduko w'amaraso nawo upimwa hagendeye kuri milimetero za mercure. Umuvuduko rero ukabije w'amaraso, hypertension, ni imwe mu ndwara zibasira umutima, uvugwa mu gihe umutima uterera ku gipimo kirenze cyagenwe. Ahangaha amaraso anyura mu mijyana abagendera ku muvuduko ukabije ugereranyije n'usanzwe. Nakuvuga iyo umutima wawe uri mutera, wohereza mu bice bitandukanye by'umubiri amaraso meza ubinyujije mu mijyana. Iyi imbaraga rero umutima ukoresha ari nyinshi biruta izisanzwe, amaraso agendera ku muvuduko wo hejuru. Ubusanzwe igipimo cyemewe ni 120/80. Iyo byerekana ingufu ziba ziri mu mutima igihe wohereza amaraso mu bice bitandukanye mu mubiri. Nanone bikanerekana ingufu ziba ziri mu mutima mu gihe umaze kohereza ayo maraso. Iyo rero icyo gipimo cyarenze 140/90, biba bivuze ko umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kubera ko mu bisanzwe icyo gipimo kiba kigomba kuba ari 120/80. Urumva iyo byageze ku 140/90 bivuga ko umuntu afite uburwayi bw'umutima cyangwa se uburwayi bw'umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kandi ubu burwayi n'ubundi ni imwe mu ndwara z'umutima. Ibipimo rero bibarwa mu mibare, handikwa nyine umubare ugaragaza umuvuduko w'amaraso igihe umutima uri gutera kandi wohereza amaraso, hejuru naho ukagaragaza umuvuduko w'amaraso igihe umutima uri kuruhuka witegura kongera gutera muri rusange. Ni ibipimo rero bisanzwe nyine ku bijyanye n'umuvuduko w'amaraso. Umuntu mukuru, umuvuduko usanzwe w'amaraso ugomba kuba uri munsi y'120 muri biriya bipimo nababwiye haruguru, igihe umutima uri gutera kandi wohereza amaraso. Nanone ibipimo bikaba ari 80 igihe umutima uri kuruhuka witegura kongera gutera amaraso. Niyo mpamvu bavuga ngo ni 120/80. Ni ibintu rero bisanzwe ko umuvuduko w'amaraso ugenda uhindagurika bitewe n'ibihe. Nk'iyo uryamye, iyo ubyutse, iyo wishimye cyane, iyo ugize ubwoba cyangwa se iyo uhangayitse, umuvuduko w'amaraso uriyongera. Iyo birangiye umutima wongera gutera bisanzwe. Hari impamvu nyinshi rero zishobora gutera umuvuduko ukabije, ariko imyitwarire yawe cyane cyane uko ubaho, ibyo urya n'ibyo unywa biza ku mwanya wa mbere mu gutera iyi ndwara. Zimwe mu mpamvu zishobora gutera umuvuduko ukabije w'amaraso, impamvu z'uko ushobora kubikomora ku babyeyi. Niba mu babyeyi bawe hari umwe cyangwa se bombi barwaraga iyi ndwara, nawe bishobora kukubaho. Indwara ikagenda iza nanone uko ugenda ugana mu zabukuru. Ubundi akenshi hejuru y'imyaka 45 iki kibazo gishobora kubaho. Nanone kuba ufite ibiro byinshi cyangwa ubyibushye bikabije, uko ugenda ubyibuha cyane niko ukenera amaraso menshi kugira ngo ageze umwuka wa oxygen n'ibindi bitunga umubiri mu bice bitandukanye by'umubiri. Uko umubiri rero ukenera ayo maraso menshi, niko n'umuvuduko mu mijyana wiyongera. Ikindi kintu gishobora kuba imbarutso yabyo ni ukunywa itabi. Itabi rizwiho kongera ako kanya umuvuduko w'amaraso nyuma yo kurinywa. Ikindi ni uko bimwe mu bigize itabi bizwiho kwangiza imijyana, udutsi duto cyane tuvana amaraso mu mutima tuyajyana mu bice bitandukanye by'umubiri. Itabi rero rituma imijyana iba mito cyane, bigatuma umuvuduko wiyongera. Nanone kunywa inzoga nyinshi, kurya umunyu mwinshi, nabyo biri muri bimwe mu bintu byongera umuvuduko w'amaraso. Ntugomba kurenza garama 5 ku munsi mu biryo, ariko ubwo iyo bavuze ku munsi ni ibiryo byose uba wariye ku munsi. Izo sambusa, utwo tuntu ugura ku ruhande, ibiryo urya mu rugo, ntugomba kurenza garama 5 ku munsi nk'uko umuryango w'abibumbye wita ku buzima ubisaba. Nanone ikindi kintu gishobora gutera umuvuduko ukabije w'amaraso ni ukurya kenshi cyangwa cyane ibiryo birimo amavuta menshi. Hakazaho kudakora imyitozo ngororamubiri, hakazaho guhora uhangayitse cyane, guhora na stress, bishobora gutuma amaraso yawe
ahora ku muvuduko uri hejuru buri gihe. Nanone kuba urwaye izindi ndwara, urugero nka diyabete, impyiko cyangwa se kubura ibitotsi, nabyo bishobora kuba imbarutso yo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikoreshwa ry'imiti imwe n'imwe nk'imiti iringaniza urubyaro, imiti y'ibicurane, imiti ifungura imyanya y'ubuhumekero, imiti ikiza ububabare n'ibindi umuntu atarondora. Akaba rero ari bimwe mu bintu wazirikana. Nanone gukoresha ibiyobyabwenge bimwe na bimwe, kokayine cyangwa se ibindi biyobyabwenge byongera ku buryo bukomeye umuvuduko w'amaraso. Hakabamo n'ibimenyetso by'umuvuduko nanone udasanzwe w'amaraso. Akenshi bitangira ubundi umuvuduko nyawo ubwo uri kuri 120 kuri 80. Iyo rero byarenze umuvuduko ukabije, akenshi iyo bikiri ku kigero cyo hasi, bivuga ko umuvuduko w'amaraso urwaye cyangwa se bitangiye kwiyongera igihe umutima uri gutera kandi wohereza amaraso biri hagati y'120 kugeza ku 139. Naho umuvuduko w'amaraso igihe umutima uri kuruhuka witegura kongera gutera bikaba biri hagati ya 80 na 89. Byitwa ko rero ukabije ku rwego rwa mbere igihe biri hagati y'140 kugeza ku 159. Hanyuma kuri bya bintu byo kuba umuvuduko nako umutima uri kuruhuka witeguye kongera gutera bikaba biri hagati ya 90 na 99. Kuvuga umuvuduko ukabije ku rwego rwa kabiri ni igihe biri hagati y'160 n'ijana kuzamura. Ibi bipimo rero akenshi ni iby'abantu badafite izindi ndwara, ariko nk'abantu barwaye diyabete cyangwa se barwaye impyiko, umuvuduko wabo w'amaraso ukunda kuba hasi y'130 na 80. Habaho rero ubwoko bubiri bw'umuvuduko w'amaraso, hari ubwoko bw'ibanze n'ubwoko bwisumbuye. Ubwoko bwa mbere rero cyangwa se ubw'ibanze nibwo bwoko bugaragara cyane bw'umuvuduko w'amaraso ukabije. Ubwoko bugenda bugaragara uko umuntu agenda akura mu myaka. Ubwoko bwa kabiri cyangwa se ubwisumbuyeho bwo buterwa n'ubundi burwayi cyangwa se ikoreshwa ry'indi miti imwe n'imwe. Ubu bwo buravurwa iyo bakuyeho ikibutera, nabwo rwose burakira. Hari n'ibindi bintu rero nk'imyitozo ngororamubiri, kugira ubwoba cyangwa se cya gihe ubyutse bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka, ariko bitavuze ko ufite umuvuduko w'amaraso ukabije. Ibi ngibi akenshi iyo ikibitera kigabanutse cyangwa kivuyeho, nabyo ubwabyo birijyana. Abantu benshi rero bafite umuvuduko w'amaraso ukabije nta bimenyetso bakunda kugaragaza kenshi, ndetse n'ibipimo byabo biri hejuru cyane, hari igihe nta bimenyetso biba bigaragara. Ntugomba rero gutinya cyangwa se gushidikanya kwipimisha kugira ngo urebe niba umuvuduko w'amaraso wawe utariyongereye, kabone nubwo nta bimenyetso waba ugaragaza. Ni abantu bake bagaragaza ibimenyetso nko kuribwa umutwe, kuzungera, kumva ufite ubwoba cyangwa udatuje muri wowe, guhumeka insigane, abandi hakazaho kuva imyuna. Akenshi ariko ibi ntabwo bigaragara cyane, bitangira kugaragara ari uko indwara igeze ku rwego rukabije cyane. Ubundi muri rusange umuntu aba akwiye kwipimisha umuvuduko w'amaraso buri gihe. Aho ubitekerereje ubundi wakipimishije umuvuduko w'amaraso, cyangwa se byibuze rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi 3. Ni byiza rero kujya kwa muganga kwisuzumisha byibuze inshuro imwe mu mezi 3, nubwo byaba abundi abahanga bavuga ko ushobora kubikora inshuro imwe nko mu myaka 2. Niba ugejeje nko ku myaka 18, nawe waba uri hejuru y'imyaka 40 ukabikora byibuze rimwe mu mwaka. Ariko njye nakubwira ko byibuze na 3 mu mwaka ubishoboye wabikora. Kare nababwiraga amapplication ushobora gukoresha muri telefone ya smartphone, ukaba wapima umuvuduko w'amaraso wibereye mu rugo ukoresheje telefone, cyangwa se ukagira agakoresho gapima umuvuduko w'amaraso mu rugo iwawe ukaba ugatunze, ukajya ubyikorera uko umutima utera. Nyuma rero yo gusuzumwa na muganga akemeza ko ufite uburwayi bw'umuvuduko ukabije w'amaraso, akwandikira imiti. Ntugomba na rimwe gufata imiti y'umutima utayandikiwe kwa muganga. Nanone hari uburyo ushobora kwirinda umuvuduko ukabije w'amaraso. Icya mbere ni uguhindura imyitwarire, kugabanya cyangwa se kureka gukoresha cyane umunyu mu byo urya bya buri munsi. Utabishoboye wagerageza kugabanya uwufata, cyangwa se ukagerageza kugabanya uriya w'umuminjirano, undi nawo uba mubi cyane.
na biriya bitunganyirizwa mu nganda biba byongewemo umunyu nabyo ukabigabanya. Utu turungo abantu birirwa bamamaza ngo akarungo ngo ushyira mu biryo bigahita bihumura nk'inyama, utu turungo ushyira mu biryo ngo bigahita bihindura ibara, turiya natwo tuba turimo umunyu ukomeye cyane. Uyu munyu ni nawo mubi, umunyu wo muri turiya turungo, umunyu wo muri turiya turungo ni mubi cyane kurusha n'uyu nguyu wo mu gikoni. Uriya rero ni mubi, ugomba kuwureka burundu niba ushaka guhangana n'iki kibazo. Ikindi ni ukureka itabi. Itabi ubwaryo rishobora kuba ryatera ibibazo bifitanye isano n'umuvuduko ukabije w'amaraso, uretse ko rinatera n'uburwayi bw'ibihaha. Nanone ikindi ugomba gukora ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Ushobora kujya utwara igare, koga, kugenda n'amaguru. Iyo myitozo ubwayo yagufasha cyane. Ibi bituma umubiri ubasha gusohora imyanda iwurimo, n'umunyu mu mubiri ukagabanuka, bikagufasha kugabanya no kuringaniza ibiro. Nanone ukagabanya inzoga niba ufata nyinshi. Nababwiye ibipimo byemewe by'inzoga itaguteza akaga. Ibirahure 2 ku mugore, hanyuma ku mugabo bikaba ibirahure 3 ku munsi, nabwo bakanywa inshuro 3 mu cyumweru. Iyo niyo nzoga itaguteza akaga. Ibirahure 2 ku mugore, 3 ku mugabo, nabwo ukanywa inshuro 3 mu cyumweru. Ubwo ni hagati ya 2 na 3 ku mugore na hagati ya 3 na 4 ku mugabo, nabwo ukanywa inshuro 3 mu cyumweru. Buri nzoga burya igira ikirahure cyayo. Ntabwo wafata inzoga za rikeri ngo uzisuke mu kirahure kinywa izi ngizi za byeri z'ibifuro ngo uvuge ko ari ibirahure 3 nyweye gusa. Buri nzoga burya igira ikirahure cyayo. Abantu bazikora nabo baba babizi. Nanone gerageza gufata ifunguro rikize ku mboga n'imbuto buri munsi, nibiba ngombwa bari byo biryo rwose ugira byinshi mu buzima bwawe. Imbuto zigira uruhare mu kurwanya indwara z'umutima. Nanone hari andi mafunguro ukwiye gufata, amafunguro akungahaye kuri omega 3, ibikomoka mu nyanja. Amafi buriya arafasha cyane, nuko nanone amafi muri ibi bihe yangijwe n'ibinyabutabire bijya mu nyanja binyuze mu mazi yiroha mu nyanja. Ibinyabutabire rero birimo za mercure, za dioxine, nabyo bitungwa agatoki yo gutera kanseri. Amafi ariko nayo yayitekerezwaho. Nanone ugerageze kubaho ubuzima butagira stress, uruhuke bihagije, wishimire ubuzima, unyurwe n'uko ubaye, ugabanye rwose guhangayika.